Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira Boomers mbyirwa magifraso zubongerazuba ndetse abantu bari muri diaspora mwese ikaze niba rwambere gusa wibuka gukora subscribe mu kiganiro cyitwa ubwiro gicano kuri Boomers naho ningiye gacha Henry ambiances boomways tugomba kuzamuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yamaze kugenda itanga amafaranga kugira ngo rwose bagende bahashya icyorezo cyitwa Ebola kiri kugenda kitwara ubuzima bw'abantu bagenda bacyandura ku bwinshi. Mu yandi makuru turagenda rwose tukubwira neza cyane yuko ubu icyitwa ibitaramo byo muri Sama byakomeje kugenda bizamuka. Ese muri iyi minsi ni iki gitaramo gihatse ibindi uzagenda wowe ukurikira? Uyu munsi turagenda tukubwira amwe mu matsinda yagiye aba hano mu Rwanda rwose mu bijyanye no kuririmba maze abantu benshi bakagenda bayakunda, ariko ubu ngubu rwose akaba ari kugenda akumburwa mu gihugu cya Uganda. Witwa Pallaso rwose akaba ari kugenda akomeza kugaragaza yuko rwose ibintu witwa rwose King Sahara kugenda atangaza ngo ari ibintu byo kumuharabika rwose, ngo kandi mu bijyanye n'umuziki mu gihugu cya Uganda tukirimo rwose no kuvuga witwa Sheebah Karungi ari umukobwa cyangwa umudamu uri kugenda yongera kugenda agaruka neza cyane ku mihanda. Ese wowe ni ubwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro, nawe injira mu muryango w'abamaze kugenda bakora subscribe mu kiganiro cyitwa ubwiro gicana kuri Boomers kuri micro ni gacha Henry. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yamaje kugenda itanga ubufasha bw'amafaranga kugira ngo ibihugu bya Afurika bikomeze kugenda byitwara neza muri iki cyorezo cya Ebola kiri kugenda kigaragara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse mu gihugu cya Uganda. Ibi ngibi bije nyuma yaho rwose abayobozi benshi bagenda bahagararira igihugu cya Amerika mu bihugu bya Afurika biri kugenda rwose biri kugaragaramo kino cyorezo ndetse n'ibindi bitaragenda bigaragaramo, bakaba bari kugenda bakangurira abaturage b'abanyamerika yuko bagomba kwirinda kujya ahantu rwose ibi byorezo biri kugenda bigaragara bya Ebola, kubera yuko ubu ngubu Ebola kugira ngo uyandure nuko amatembabuzi uyifite aba rwose yamaje kugenda akugeraho, ariko rwose mu gihe cyose mwaba muri mu cyumba kimwe ariko nugende umukoraho rwose ntabwo wagenda uyandura. Ibintu byo gusuzanya rero abantu rwose bagomba kugenda babyirinda muri iyi minsi kugira ngo iki cyorezo cya Ebola kiri kugenda kigaragara maze kigenda gikumirwa ku buryo bukomeye, kubera yuko bikaba biri kugenda bigaragara neza cyane cyandurira mu matembabuzi mu gihe cyose rwose abantu benshi bari bafite impungenge yuko gishobora kuba kigenda cyandurira rwose mu mwuka. Rwose impungenge mugende muzishira kubera yuko cyo kiyandurira mu matembabuzi uyifite ndetse agahura n'utayifite mu gihe cyose bakongezanyijeho icyitwa imibere rwose ahita ayandura, kandi 50% rwose kubagiye bayandura igenda bahitana cyangwa rwose bikashyika kuri 90%. Murumva neza reko iki cyorezo rwose kiba ari injyana muntu pano mukunda rwose ubuzima, mwirinde rwose ko iki cyorezo cyagenda gishyika ubuzima bwanyu. Mu makuru yacu mureke tuyajyane rwose tuyakomereze ahangaha rwose no kubugubu icyitwa Sama abantu rwose bamaje kugenda babona yuko cyamaje gufata intinera, kubera yuko abantu bagiye babona yuko witwa Bruce Melody n'uwitwa rwose The Ben bagiye gurura mu bitaramo bya Mutsingi. Rwose ibi ni ibitaramo rwose bigiye kugenda biba, kandi rwose ni ibitaramo bigiye kugenda bizenguruka u Rwanda. Ni ibitaramo bizagenda bibera mu burasirazuba, mu majyepfo ndetse mu burengerazuba ndetse n'amajyaruguru. Ni ibitaramo rwose bizagenda bibera mu miji yamaje rwose kugenda igaragara rwose neza rwose. Niba uri hano bwa mbere rwose n'ahandi ni kuri Boomers wibuke rwose gukora subscribe yo amakuru aba ari menshi rwose. Icyo wagenda umenya nuko uwitwa Bruce Melody akaba ari kugenda atangaza yuko ibi bitaramo rwose bizagenda biba byiza, kandi ngo nawe azagenda abikundisha abakunzi be benshi, kandi bakaba bari no kugenda bagaragaza yuko Bruce Melody uyu mwaka aruwe, kandi rwose nakabuza bikaba bigaragarira buri wese yuko uyu mwaka ari uwa Bruce Melody, ariko yamaze kugenda yuzuza na miliyoni y'abasubscribe rwose. Nuko ibintu biba bimeze rwose, nakubwiye ngo amakuru yo aba ari menshi. Amatariki rwose y'ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival
rwose bikaba byamaje kugenda bijya ahagaragara ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu rwose i Huye niho igitaramo kizafungurira. Kwinjira muri ibi bitaramo bibari ubuntu, kujya muri VIP bikaba ari ibihumbi 3 ku itariki ya 27 ni Muhanga rwose. Abantu mwese muherereye i Muhanga rwose nimuzigire mucikwa n'ibi bitaramo ku itariki ya 4 rwose z'ukwezi kwa karindwi. Nuko ibitaramo bizakomeza mu karere ka Karongi ku itariki ya 11. Bantu b'Inyagatare rwose namwe mwagiye mucikwa rwose. Ubu ngubu abahanzi benshi mugenda mwikundira rwose bakazagiza kubataramira ku itariki ya 18. Ibi bitaramo bizakomereza mu karere rwose ka Ngoma. Ni ibitaramo bigenda bigaragaza yuko rwose kuzenguruka igihugu biba ari ibyiza rwose. Abaturage bakaba bagenda babyerekana neza yuko ibikundiro bagenda bahereza abahanzi bagenda bikundira rwose. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi i Musanze rwose. Abantu baho rwose namwe mugende mwitegura aba bahanze ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 8 ku munsi w'umuganura rwose. Ibi bitaramo bizakomeza mu karere ka Rubavu rwose. Kuri iyi tariki kandi wibuke neza yuko hari n'ikindi gitaramo gikomeye cy'impaturamugabo kizagera kibera muri BK Arena cyo kuziza imyaka 20 ya King James amaze mu muziki. Uyu ni umuhanzi rwose bari kugenda bagaragaza yuko rwose ari byiza cyane. Dore abahanzi rwose bazagenda bazenguruka muri MTN Iwacu Muzika Festival. Umuhanzi nimero ya mbere akaba yitwa Roskana. Uyu ni umwe mu bahanzi baturuka mu karere ka Nyagatare rwose. Abantu mwese muherereye mu burasirazuba cyane cyane mu karere ka Nyagatare rwose muzakirane ubwuzu uyu muhanzi wanyu. Undi muhanzi akaba yitwa Marina Deborah. Uyu nguyu akaba yarazamuwe n'uwitwa Uncle Austin muri Uncle rwose Empire. Akaba yagiye rwose yigaragaza yuko nawe yagenda abibasha, ariko ubu ngubu yahise ayiva majya muri The Man Record. Ubu ngubu rwose kuva The Man yasenyuka rwose akaba akora umuziki giti cye. Undi muhanzi akaba yitwa Kevin Kade, akaba azwi ku ndirimbo yitwa Like You yagiye muzamura ari kumwe n'uwitwa Davis D. Ubu ngubu rwose nawe akaba ari we muhanzi uri kugenda agaragaza yuko rwose Sama Aria ariko akaba ari kugenda atangaza yuko ibitaramo rwose byo kugenda azenguruka igihugu rwose ngo nawe akaba abyishimiye cyane. Harimo undi musore uzwi mu njyana ya Kenya Trap cyangwa rwose mwite Bushari Bushido. Uyu nguyu akaba azwi mu ndirimbo murika ku Gasimba ndetse n'izindi rwose nawe akaba ahari neza cyane muri MTN Muzika Festival rwose. Abantu benshi bagenda bakunda njyana Trap rwose, n'abantu benshi b'urubyiruko bakunda njyana hip hop rwose bakaba muhagarariwe n'uwo musore. Akazamo undi musore akaba yitwa Kenny Solo. Uyu nguyu akaba nawe ari umwe mu bahanzi bagiye bazamuka rwose neza rwose, bakaba bari kugenda banagaragaza igikundiro cyinshi kubera yuko ubu ngubu akaba agarutse ku inshuro ya 2 kubera yuko rwose yagiye agaragarizwa igikundiro n'abantu benshi. Akazamo undi musore akaba yitwa Davis D. Uyu nguyu akaba yaramenyekanye mu ndirimbo yitwa Bigogo. Akazamo Deda, akazamo Jeja, akazamo rwose Mikoro, akazamo indirimbo nyinshi cyane, ariko rwose ubu ngubu akaba ari kugenda atangaza yuko nawe yiteguye kuzagenda ataramira abantu rwose muri MTN Iwacu Muzika Festival 2026. Umuhanzi mukuru akaba yitwa Chris Easy. Uyu nguyu nawe akaba aturuka mu karere ka Gatsibo. Bino bice biturukamo abasitari rwose. Mwese muherereye muri ibyo bice rwose mwibuke gukora subscribe. Bantu b'Inyagatare rwose mwumve neza yuko muzaba mufitemo impano zanyu ebyiri mu burasirazuba, bakaba bafitemo abahanzi rwose 3 bazwi kandi bamazina aremereye. Roskana, akazamo Marina Deborah, akazamo Chris Easy rwose. Kwinjira mu bitaramo rwose muri VIP ni ibihumbi 5 maze ukagenda winjoyingira iki gitaramo cya MTN Muzika Festival. Si ibyo byonyine gusa kandi iyi sama rwose ikaba ifite icyitwa ubwuzu bwujuje uburanga kubera yuko cyitwa ibitaramo byo ari byinshi. Sama Contra rwose ni ibitaramo bigiye kugenda biba bizenguruka u Rwanda. Sama Country Tour ni ibitaramo bizahuza abahanzi babiri, witwa The Ben n'uwitwa Bruce Melody. Bikaba rwose bihagarariwe n'icyitwa Mitsingi. Abantu mwese mukunda rwose kwinywera aka gasangrife, nizereye ko namwe mugenda mwishimira cyane. Igitaramo cya mbere kizatangira rwose ku itariki ya 13 kikazagenda kibera i Musanze mu kwezi kwa June, mu kwezi kwa gatandatu. Mwebwe rwose mwibuke gukora subscribe ku itariki
ya 20 rwose ni Nyagatare. Abantu b'Inyagatare rwose mukaba muzongera kugenda mwakira aba bahanzi rwose muri uku kwezi kugiye kuza mu karere ka Bugesera rwose. Namwe nimuzigera na rimwe mwicwa n'irungu kubera ko ku itariki 27 mukaba muzakira Bruce Melody ndetse n'uwitwa The Ben ndetse n'abandi ba upcoming bo muri utwo duce rwose bazagenda bataramira abantu ku itariki ya 4 rwose z'ukwezi kwa karindwi. Abantu b'i Rubavu namwe nanone muzongera kugenda mubona aba bahanzi, muzagende rwose mubereka igikundiro cyinshi, mubwira ngo wowe nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha n'ahandi ni kuri Boom Wiz mu kiganiro cyitwa Ubwino rwose. Amakuru yo aba ari menshi cyane, dukomereje rwose amakuru yacu mu karere rwose ubu mu gihugu cya Uganda. Witwa Pallaso akaba yaragiye aterana amagambo akomeye cyane n'uwitwa King Saha rwose, bakaba bari kugenda bashaka kuzamura showbiz yo mu gihugu cya Uganda kuva Washington yagenda rwose ava muri ibi bintu by'umuziki gake gake, ubu rwose akaza gusigira inkoni y'ubu producer rwose. Akaba rwose ari umuproducer wagiye akorera abahanzi benshi cyane rwose. Nesime uyu nguyu akaba azwi cyane muri production ya East Africa rwose, akaba ari umwe mu baproducer bakunzwe cyane muri iki gihe rwose. Ariko rwose kuva nawe yamara gufatisha maze akagenda ashyiramo pause, byahise bituma umuziki wa Uganda usubira inyuma. None muri iyi minsi bakaba rwose bagenda bagaragaza ko bagiye kugenda bayizamura biciye rwose mu bintu byo kugenda baca muri social media. Dre rwose icyitwa studio yagiye azamura abahanzi kandi anafitemo abahanzi benshi, cyangwa ubite rwose amakipe cyangwa rwose amatimu cyangwa rwose yite amagroupe, iko wabifata kose rwose niko wowe wagenda ubyiyumvira. Ariko rwose muri iki gihe zikaba ziri kugenda zikumburwa groupe nimero ya mbere Apple Boys. Abantu benshi bagiye babakundira rwose ko bari bafite impano yo kwandika indirimbo kandi bakagenda banaziririmba, kandi rwose bakaba bari n'abana igikundiro cyinshi cyane kubera ko baje gutwara Primus Guma Guma Superstar yaberaga hano mu Rwanda. Ubu bikaba bitakiri kugenda biba groupe nimero ya kabiri, nta yindi rwose agera ukahasanga Dream Boys. Iri ni itsinda rwose ryakunzwe n'abantu benshi, ariko rwose muri iki gihe rikaba riri kugenda rwose rikumburwa, ariko rwose bakaba bakumbuye bano bahanzi kubera ko gukora umuziki ku giti cyabo rwose. Bagiye bakundwa muri groupe rwose, ariko byashika mu gikundiro cyabo ku giti cyabo rwose ntabwo biri kugenda bikunda kugira ngo bafatishe imihanda kugira ngo bashyike kuri rwa rwego bari bakunzwe nka groupe. Irindi groupe rwose akaba ari groupe yitwa TPB. Iyi ni imwe mu magroupe rwose yagiye ibica bigacika mu ndirimbo vuza ingoma, abantu benshi bagiye bayikunda, ariko rwose ubu ngubu nabo bakaba baragiye bitabira Primus Guma Guma Superstar, ariko ntabwo bagize amahirwe kwitwara, ariko rwose na n'ubu ngubu bakaba bagenda bakuburwa. Akazamo irindi tsinda The Brothers. Iri ni itsinda rwose ryari rikunzwe cyane hano mu Rwanda, ariko ubu ngubu rwose rikaba ritakiri kugenda rikora biturutse kuba yuko abari bagiye bakora umuziki buri wese ku giti cye. Akazamo itsinda ryitwa Sefani Band. Iri ni imwe mu magroupe yagiye abikora neza cyane, ariko muri iki gihe abantu benshi bakaba bari kugenda bagaragaza icyitwa igikundiro. Niba wowe ari ubwa mbere se iyihe groupe wumva rwose abantu bakabaye nabo bibuka, kandi rwose ikaba nayo yari iri kugenda ibikora neza nyuma y'aya magroupe. Ariko rwose dusoreza kuri groupe ya nyuma yitwa Tough Gang. iyo uvuze Tough hakaba humvikana abasore bakora injyana ya hip hop, ariko rwose muri iki gihe ibo bakaba bari kugenda bagaragaza yuko rwose cyitwa hip hop ya nyayo yandi vugira rubanda ikaba itakiriho kuba, ariko Tough Gang akaba yaragiye isenyuka biturutse kuba yuko buri wese agendaga yiyumva yuko arenze kurusha abandi. Ibingibi bikagenda bituma groupe ihita rwose isenyuka. Ariko ubu ngubu rwose icyo wagenda umenya cyo kuririmba umuntu ku giti cye, aririmbe urukundo, ntago biri kugenda bifatisha. Byagiye bituma amatsinda menshi rero harimo umwe ubuvunisha abandi rwose, cyangwa umwe akabavunika kurusha
abandi. Ibi ngibi bikagenda bituma aya magurupe agenda asenyuka rwose, nkubwira ngo wowe nimba ari ubwa mbere wageze aha ngaha ni kuri Boomways. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba iri kugenda itangariza abantu bose yuko bagomba kugenda birinda icyorezo rwose cya Ebola biturutse kuba yuko kiri kugenda kigaragara mu burasirazuba rwose bwa Afurika. Ibi ngibi bikaba byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishoramo amafaranga menshi kugira ngo rwose yihashye kino cyorezo rwose cya Ebola kugira ngo gicike neza burundu muri kano gace. Ariko rwose icyo wagenda umenya cyo nuko OMS nayo yagiye itangaza yuko rwose igiye kugenda ikurikirana iby'iyi ndwara ikagenda rwose yagenda irandurwa mu buryo bwa burundu. Aha ngaha byari kuri Boomways, naho njyewe yari Gacha Henry. Shout out, ndabakunda cyane.